ukamanuka bagasha. Iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Igicatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Igicatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Ese ko bari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa. Ese ko bari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa. Ibyo byose warabiretse kugira ngo utungure. Ibyo byose warabiretse kugira ngo utungure. Ibyo warabiretse kugira ngo utungure. Hari umugabo warenganye ku bwanjye, Yesu yararenganye. Mategeko y'Abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa 12 zirenga. Yafashwe n'abatambyi bakuru umwanya wa polisi, mbega akarengane. Bamukubise inkoni ataratsinda n'urubanza, ntabwo tujya ntibyemewe. Yakiriye urubanza n'abacamanza batatu, kandi baragombaga kuba 23. Bamukubise bakora inkoni babaza. Bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshyera. Igicatumye utikiza kandi ijambo ryawe riseruka. Bakora inkoni babaza. Bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshyera. Igicatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Igicatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza. Ese ko bari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa. Ese ko bari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa. Iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Iyo wongera